Uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwereka kwari kweruye. Icyo gihe Eli yari yatangiye guhuma, atakibona. Bukeye mu maryama ajya ku buriri bwe. Itara ry'Imana ryari ritarazima, kandi Samweli yari yaryamye mu rusengero rw'Uwiteka, aho isanduka y'Imana iba. Maze Uwiteka ahamagara Samweli, nawe ati karame. Arirukanka asanga Eli, ati nditabye kuko umpamagaye. Eli ati singuhamagaye, subira kuryama. Nuko asubira kuryama. Imana idufashe. Bifurije umunsi mwiza, bifurije ibihe byiza. Eli tubonye neza uburyo ki yabwiye Samweli ngo subira kuryama, ntabwo nkuhamagaye. Nyamara Samweli yari yumvishe ijwi, ariko ijwi yari yumvishe ntabwo ari irya Eli, ahubwo yari yumvishe ijwi ry'Uwiteka. Ese aho nawe nta jwi ujya wumva riguhamagara ariko ntumenye ko wahamagawe? Cyangwa ukamenya ko wahamagawe ariko ntumenye uwaguhamagaye? Hari ibimenyetso 7 ngiye kukubwira bikwereka ko ari Uwiteka uguhamagara, bikwereka ko Uwiteka ashaka kuvugana nawe. Bifurije umunsi mwiza. Reka dusenge. Mana yacu, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye uyu munsi, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ubuntu bwawe butagira akagero, tugushimiye ko wera kandi ukiranuka, tugushimiye Mwami ko waturinze, tugushimiye ko ushaka kuvugana natwe. Humura amaso yacu y'uburyo bw'umwuka mu izina ryawe Data, kandi uzibura amatwi yacu y'umwuka kugira ngo tubashe kumva. Mwami, dukomereze intambwe kandi ukomeze amava asukuma. Tuguhaye Mwami Uwiteka Nyiringabo ibyacu byose, kugira ngo utuyobore, utwigishe kandi uduhugure. Tubisabye twizeye izina ryawe Yesu, amen. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi ndagira nkwereke ibimenyetso bigera kuri 7 bikwereka yuko Imana ijya ivugana nawe cyangwa ishaka kuvugana nawe ariko ntumenye ibyo ari byo. Dusomye ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere ibice 3. Ijambo ry'Imana ritwereka uburyo ki Samweli umwana wa Ana yashakaga gushimira Imana. Yabaga mu nzu y'Imana ubwo Ana yari yaramutanzeho ishimwe mu nzu y'Imana, akabana n'umutambyi, akabana na mwarimu we ari we Eli. Ariko ngo igihe kigeze, Imana itangira guhamagara Samweli, iramuhamagara. Ariko imuhamagaye Samweli ntiyamenya ko ari ijwi ry'Imana, ahubwo akitaba Eli. Yagera kuri Eli nawe akamubwira ati sinjye uguhamagaye. Ibyo biba inshuro zigera kuri 3. Eli aramubwira ati genda, niwaguhamagara uvuge ngo ndi hano Data, karame Data, ntongere kugaruka ahangaha. Eli yagayidinze, yeretse neza Samweli umuhamagara uwo ari we. Yeretse Samweli ko ari Imana irimo kumuhamagara, kuko nawe atari yakabisobanukiwe neza, ariko aza kubimenya neza nk'umwigisha kandi nk'uwari ugiye kumureberera. Uyu munsi hari ubwo nawe ujya wumva ijwi riguhamagara, hari ibyo ujya ubona muri ibi bimenyetso ariko ukaba utazi ibyo ari byo. Ndagira nkubwire ko tukimara kwishimira, tukimara kubona impano ikomeye y'agakiza twahawe, twishimiye amahoro, twishimiye umunezero, twabonye ubusabane n'Imana. Rero Imana ni Data, natwe tukaba abana. Ikintu cy'ingenzi rero mu mibanire ya Data ndetse n'umwana ni communication, cyangwa se ni imibanire myiza, nukumenyana, nuko umwana amenya se kandi ise nawe akamenya umwana. Kimwe rero muri ibyo bintu bishobora kutwereka cyangwa se gishobora gutuma ugirana itumanaho cyangwa se communication hagati yawe n'Imana mu buryo bworoshye, nugusenga. Mu gihe dusenga, Imana iratwumva kandi natwe tukumva Imana mu buryo butandukanye bw'ubuzima bwacu. Rero buri mwizera wese afite ubushobozi kandi afite yahawe uburyo agomba kumvamo Imana. Ikibazo ni uburyo ugerageza kwanga kumva Imana, uburyo ugerageza guhunga kumva Imana. Ese kubera iki ubihunga? Ese kubera iki utabimenya? Uyu munsi niwumva ijambo, ndahamya neza ko hari ikiri buhinduke.
Imana ijya ivugana n'abantu bayo, Imana ijya ivugana nawe, Imana ijya ivugana nanjye ibinyujije mu iyerekwa, ikakwereka ibyo uzakora, ibinyujije mu nzozi, ibinyujije mu ijwi ivugana nawe, ibinyujije mu buhanuzi bw'ijambo ryayo, kandi Imana ikabikoresha nanone ikavugana natwe inyujije mu byo yaremye, mu biremwa yiremeye. Ibyo ngibyo bishobora kukwereka inzira iyo ari yo yose. Bibiliya itwereka neza abantu benshi batandukanye bagiye bavugana n'Imana kandi bagiye bumva Imana kuva mu isezerano rya kera kugera mu isezerano rishya. Ibihe binini cyane Imana ishaka kuvugana nawe, ariko ikibazo ntabwo ujya ubasha gutuza, ntujya ubasha gutega amatwi, nta nubwo ujya ubasha kumva icyo Imana ishaka kuvugana nawe, atari ukubera ko ubyanze, ahubwo ari ukubera ko utazi koko nimba ari Imana irimo gushaka kuvugana nawe, ahubwo kubera ko utazi nimba ari Imana koko irimo kuvugana nawe. Ni gute rero wabimenya? Mu gihe Imana yashakaga kuvugana na Samweli, yakoresheje ijwi iramuhamagara, ariko Samweli nyine ntiyabashije kubyumva, ntabwo yabashije kumenya ko ari Imana, kugeza igihe Eli yaje kumugayidinga akamubwira ngo ni Imana, ni Imana irimo igushaka. Ibyo bibaye inshuro 3 nibwo yaje kugira gute kubimenya. Imana rero igerageza kuvugana nawe, ariko ntago ujya ubimenya. Natwe rero hari ubwo twimereye nka Samweli, Imana ikaguhamagara inshuro 1, 2, 3 igashaka kuvugana nawe, ariko ntubimenya, ntago umenya ibyo ari byo, ntujya umenya ko ari irimo gushaka kukuvugisha. Bamwe muri twebwe rero tumeze nka Samweli, natwe mu gihe tutarabona utubwira, mu gihe tutarabona utugayidinga, ntabwo twigeze tumenya ko Imana yadushatse. Ariko igihe kinini wabihombye, uyu munsi menya yuko niwumva ibi ngibi uramenya neza yuko Imana ariyo iguhamagara. Akenshi hari ubwo twumva ari ibintu bisanzwe, akenshi hari ubwo tubifata nk'ibintu biri aho ngaho bisanzwe, bigatuma tubura ayo mahirwe yo kumva ijwi ry'Imana, cyangwa se tugatakaza igihe kinini tutamenye ko ari ijwi ry'Imana. Wazabimenya ukumva urababaye, kumbe Imana yashatse kuvugana nanjye sinabimenya, ibi bintu bimbayeho kandi Imana yaramburiye ariko simbimenye, bikatubabaza. Rero ibyo biba igihe kinini cyane mu gihe Imana utabashije gutega ugutwi ngo yumve, nta n'igitekerezo bifiteho yuko yigeze ivugana nawe. Hari ibimenyetso rero bigera kuri 7 bikwereka yuko Imana ishaka kuvugana nawe. Imana ibirimo kukubwira ngo ndagushaka kuvugana nawe. Ibimenyetso ni ibi ngibi. Ikimenyetso cya mbere ni ukubura ibitotsi mu gihe cy'ijoro. Ukabura ibitotsi, ukaryama unaniwe rwose, wakaba usinzira ariko ukabura ibitotsi, cyangwa se ukabyuka buri kanya nta mpamvu ufite, nta yindi mpamvu irimo kubigutera, nta muntu ugukomangiye, ariko ukumva wabuze amahoro mu gihe cyo hagati mu ijoro, bikaba amasaha menshi ndetse ahubwo ashobora kuba arenze 1. Muri icyo gihe rero uba ugomba kumenya yuko Imana irimo gushaka kuvugana nawe, ukumva wahangayitse, ukumva urimo gustragulingana kubera kubura ibitotsi. Icyo gihe bikaba igihe kitari gitoya, mu gihe kitari nk'iminota gusa, ahubwo ukumva ijoro ryose ryakubereye ijoro ribi. Ubyuke, usenge, utuze, umenye neza yuko Imana irimo gushaka kuvugana nawe. Icyo gihe nta mpamvu irimo gutuma ubura ibitotsi idasanzwe, nta ugukomangiye, nta bundi buribwe. Imana ibirimo gushaka kuvugana nawe. Iki kimenyetso rero nuko ugomba kwibuka yuko ijoro ni igihe cy'umutuzo, ijoro ni igihe gicecetse, uba ugomba gutuza ukamedita kandi ukumva icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Niwo mwanya ibikuboneyeho. Hari ubwo ku manywa wirirwa wigiriye mu kazi, hari ubwo ku manywa wirirwa ahantu hasakuza, wasanga ukorera aho babaza, wasanga ukorera iruhande rwa antoriye, wasanga ukorera iruhande rw'ibintu byinshi by'urusaku rw'amatelefone, ariko nibura mu ijoro ari umwanya wo gutuza. Nicyo gihe rero Imana ibishaka kugira ngo ivugane nawe. Nujya ubona iki kimenyetso, ujye ubyuka usenge kandi utuze, utega amatwi, wumve icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Bibiliya itwigisha cyangwa se twize ubutumwa bwiza, tubona uburyo ki Yesu buri gihe nijoro aribwo akenshi yakundaga gusenga. Nibwo akenshi Yesu yakundaga kujya ku musozi akiherera agasenga, kubera iki? Mu ijoro ni igihe cy'umutuzo, ni igihe abashakaga ibimenyetso n'ibitangaza badahari, bagiye kuryama. Ariko Yesu we icyo gihe ntaryama, ahubwo akurira umusozi akajya kuvugana n'Imana.
ijoro rero ni igihe cyiza cyawe cyo kuvugana n'Imana. niyo mpamvu akenshi Imana ibigushakamo kugira ngo igire ibyo ikubwira. Imana rero itwereka ibyo bintu, hari icyo ishaka kutubwira. byuka usenge mu gihe ubuze ibitotsi nijoro, cyangwa se mu gihe urimo kubona usinzira nabi kandi nta mpamvu mu by'ukuri irimo kubitera. Ikimenyetso cya kabiri kikwereka ko Imana ishaka kuvugana nawe, mu gihe wumva umutima wawe wuzuye agahinda, mu gihe wumva umutima wawe wumva ubabaye cyane kandi nta mpamvu pe, nta cyakubabaje, ariko ukajya kumva wuzuye akababaro, ukajya kumva wuzuye agahinda, ukajya kumva hari ibintu bidasobanutse muri wowe, ukumva urashaka kurira ku buryo ushobora no kuvuga ngo Mana ndumva ashaka kurira. Icyo gihe jya umenya yuko hari ibyo Imana ishaka kuvugana nawe. Ukumva wuzuye stress, ukumva ibintu mbese ntabwo urimo kumenya ibyo ari byo. Iki kimenyetso kikwereka yuko Imana ishaka kugira ibyo ivugana nawe, Imana ishaka kugira ibyo ikwereka. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28, Yesu Kristo aduhamagarira kuruhuka, ahamagarira abarushye n'abaremerewe kuruhuka. Arababwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwese nimuze munsange ngire gute, mbaruhure. Muze munsange ndabaruhura. Matayo igice cya 11 n'umurongo wa 28. Niko Yesu Kristo ubwe atwibwirira n'uburuhukiro mu mitima yacu. Nubwo tunaniwe, nubwo turushye, Yesu Kristo we arenda kukuruhura. Haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Impamvu wumva ubabaye, impamvu wumva wuzuye agahinda, impamvu wumva bisa nk'ibyagushoboye, nuko hari ibiremereye Yesu Kristo ashaka kukuruhura binyuze mu kuvugana nawe, binyuze mu kugushaka. Aragushaka mu gihe rero wumva wuzuye agahinda, mu gihe wumva ubabaye ariko utazi impamvu ibitera, ukeneye kubyuka ugasenga. Mu Bafilipi ibice byaho 4 umurongo waho wa 6 kugera ku wa 7, ijambo ry'Imana ritubwira neza ko tudakwiye kubabazwa n'ibituruhije, ahubwo ngo tumwikoreze amaganya yacu, ndetse ngo tumusange tumubwire byose, kubera yuko ari umunyembabazi adutegeye amaboko. Ni umunyembabazi kandi adutegeye amaboko. Rero niyo mpamvu ishobora gutuma Imana irimo kugushaka kugira ngo muvugane, ariko ugasanga ntubimenye. Abafilipi ibice 4 umurongo wa 6 aravuga ngo nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Haleluya. Ntimugire icyo mwiganyira. Wikwiganyira kubera umubabaro, wikwiganyira kubera agahinda, wirizwa no gusa biraho. Egera Imana usenge. Impamvu wumva wuzuye uko nguko, impamvu Imana ikoresheje ako gahinda kugira kakuzure, ni ukugira ngo ugire ibyo usengera, ni ukugira ngo uyegere ivugane nawe. Ikimenyetso cya 3 kikwereka yuko Imana ishaka kuvugana nawe, ni igihe uzumva message cyangwa se ukakira message, ukumva ijambo ry'Imana buri kanya rikagenda ryigarukamo. Wabyutse mu gitondo urebye kuri status usanga ijambo ba postinze rihuye, ukabona ririmo kukugera ku mutima. Mukanya wajya nko ku rusengero, nimba wenda ari ku cyumweru cyangwa se ku isabato, ukumva pasiteri yigishije ibijya guhura na rya jambo, wafata Bible ngo usome ukumva rya jambo rongera riragarutse. Wajya kuri Instagram wa scrolling ukabona rya jambo rongera riragarutse. Mbese waganira n'umuntu ukumva hari ikintu yongeye kurivugaho, jya umenya yuko aho hantu hari icyo Imana irimo kukubwiraho. Ijambo rikugarutse imbere rimwe kabiri, ujye urigiraho attention, paying attention, wibaze ngo ese Imana irashaka kumbwira iki. Wicare urisome kandi uri medite. Ni ukuvuga ngo iyo message wakiriye rimwe, iryo jambo wumvishe bitari rimwe, Imana ikoresheje inshuti zawe, Imana igukoresha abantu bawe, abantu bakuri hafi, iryo jambo rikaguma ribagarukaho, umenye ko Imana irimo gushaka kuvugana nawe.
rimwe na rimwe rero Imana igikoresha repetition cyangwa se igikoresha ikintu kugenda kigaruka kugira ngo ivugane n'umuntu wayo runaka, kugira ngo ivugane nawe, kugira ngo ivugane nanjye. Imana ishobora gutuma ikintu kigenda kigaruka mu matwi yawe inshuro nyinshi cyangwa se mu maso yawe inshuro nyinshi kubera yuko ishaka kuvugana nawe. Ikintu cya kane cyangwa se ikimenyetso cya kane kikwereka ko Imana ishaka kuvugana nawe ni ukuramba mu burwayi cyangwa se kugira uburwayi, ukagera mu gihe uburwayi bukakuzaho, uburwayi runaka. Akenshi iyo Imana ishaka kuduha ubuzima buzima cyangwa se gutuma dukira, Imana hari igihe ituma tugira uburwayi, kubera yuko muri Yesu Kristo harimo gukira. Muri wowe bigashoboka ko utazamenya ko iyo ndwara yakwatatse, cyangwa se bigatuma udashobora kwegera Imana cyane. Imana igakoresha ikimenyetso cyo kurwara, ukumva warwaye gripe zakwangije cyane, noneho bigasa nk'ibiguteye ubwoba, ukegera Imana ukavuga ngo Mana ntabara, Mana gira gutya. Igihe cyose wumva wabaye experienced by illness cyangwa se igihe cyose wumva uburwayi bwakwegereye cyane, ukwiye gupenga attention, ugasenga. Ibi ngibi bituma Kristo Yesu agukiza. Ushobora kubona ko warwaye gripe ariko wakwegera Imana ugasenga, Imana ntigukize gripe gusa, ugasanga n'amadiabete, ugasanga n'ibindi byose byari bigiye kukwataka, ariko Imana ikabikoresha mu buryo bwo kugukiza. Imana ikabikoresha mu buryo bwo kuvugana nawe. Rero Bibiliya itwereka ibitangaza byinshi bitabarika iby'Imana yagiye ikiza abantu, abo yagiye ihindura amateka ikakora deliverance, abo Imana yagiye izamura bapfuye. Reka dusome muri Yohana igice cya 9 umurongo waho wa 2 kugera ku murongo wa 3. Haravuga ngo iki? Yesu aravuga ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha akondo, akamusiga ku maso. Aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isilowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Haleluya. Ngo Yesu Kristo ni umucyo w'isi. Yahumuye iyi mpumyi, uyu wari waravutse ari impumyi, atari ukubera ibyaha byabo nk'uko abandi babyibwiraga, intumwa zamubajije, atari ukubera ibicumuro, atari ukubera kamere n'umuryango, ahubwo Imana yakoresheje ubuhumyi bwe, Yesu Kristo aza kumuhumura. Kubera iki? Kubera ko iyo yavuganaga n'Imana yarayishyikiriye neza, kubera yuko Yesu Kristo yari ahari kugira ngo amuhumure. Imana hari igihe ikoresha uburwayi kugira ngo ibonane nawe, ivugane nawe. Muri Yohana 9 nanone umurongo wawo wa 2 kugera ku murongo wa 3 haravuga ngo iki? Abigishwa baramubaza bati mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Umurongo wa 3 arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Haleluya. Kuvuga ngo hari igihe ibintu bikugera ukavuga ese Mana nakoze iki? Ese ubu burwayi kuki ari njye buteza? Ese mu kazi kubera iki ari njye bigenda gutya na gutya? Imana irashaka kuvugana nawe. Imana irashaka kuyegera mukavugana. Imana irashaka kugira ibyo igukorera, ariko ikoresheje icyo ngicyo ubona we cyaje kikugoye, icyo ubona cyakutesheje umutwe, icyo ubona udafitiye igisubizo, icyo ubona uvuga uti noneho bincikiyeho. Imana irimo kugikoresha kugira ngo ikugirire neza. Uriya yavutse yari impumyi, ariko atari impumyi gusa, ahubwo yahuye na Yesu kubera yuko yari impumyi. Yesu Kristo aramukiza. Ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ntabwo ari icyaha yakoze, si ibindi bintu bidasanzwe yakoze, ahubwo ni imirimo y'Imana kugira ngo yerekanirwe muri we. Ikimenyetso cya 5 gishobora kukwereka yuko Imana ishaka kuvugana nawe ni ugufungurirwa amarembo, cyangwa se no gufungurirwa umugisha w'ibyiza, no gufungurirwa amahirwe mashya mu buzima bwawe. Imana ijya idufungurira inzugi z'amahirwe. Imana ijya ikoresha ibyo dufite
igikoresha imyanya turimo, igikoresha ahantu uri, igikoresha ubumenyi ufite, igafungura amarembo we ku buryo utatekerezaga, ikagufungurira umugisha wowe ku buryo utatekerezaga. Wari umuntu, wari akazi aho ngaho usanzwe ukora, ariko noneho habayeho amahirwe runaka atumye hari ikintu runaka ugeraho, poromosiyo iraje irakuziye. Icyo gihe menya yuko Imana irimo kuvugana nawe, hari icyo Imana irimo kugukorera ikoresheje opportunities, ikoresheje amahirwe ufite, ikoresheje aho ubasha kugera mu kazi kawe n'ahandi. Aho ngaho rero Imana ivuganye nawe, ariko ikoresheje amahirwe y'ibikuzengurutse, ikoresheje amahirwe y'ibyo ufite. Imana ijya ivugana nawe muri ayo mahirwe wagize, Imana ijya ivugana nawe. Tuza utega amatwi wumve icyo Imana ivugana nawe. Ese urabizi ko ari Imana ivugana nawe? Icya gatandatu kigaragara gihe ibihe runaka bishobora kukugeraho ariko utabashije kubisobanura. Urugero, ushobora nko kubona ikintu ukabona kiragutunguye, ukabona n'ikintu kidasanzwe, bikagutera nko guceceka, ukamera ukabona mbese nakumiro, ibintu bikagutangaza, ukibaza uburyo kibibaye. Aho hantu ugomba gupaying attention kubera yuko Imana ishaka kuvugana nawe. Urugero, Mose yararagiye intama, ariko mu by'ukuri ntabwo yari azi ibyo ari byo, ntabwo yari azi iyo biva n'iyo bijya, yari yiragiriye gusa. Ikintu cyabaye kiramutungura bituma aceceka. Nyuma haza ijwi rimubwira ibyo rishaka kumubwira, ijwi ry'Imana kugira ngo rivugane nawe. Ni ngo yabonye igihuru gishya ariko ntigikongoke, bituma agisanze bimutera guceceka, kuko yari yumiwe, yibajije ngo kubera iki gihuru kirimo gushya ariko ntigikongoke. Hanyuma mu gihe akibaza ibyo kandi yatuje yacecetse, haturukamo ijwi rimubwira ko ari Uwiteka uvugana nawe. Urugero rwa kabiri, Apostle Paul cyangwa se intumwa y'Imana Paulo. Intumwa y'Imana Paulo ubwo yari arimo yerekeza i Damasiko, ngo yakubitanye n'umucyo mwinshi w'umwami Imana Yesu. Urangije umukubita mu maso uramuhuma, arangije arumirwa araceceka, ngo yamaze iminsi igera kuri 3 ari impumyi. Icyo gihe Imana iza gukoresha umwana wayo, aza kugira ngo agire gute, amubwire. Habonekamo ijwi nyuma yo gukubitwa hasi no kugwa hasi yubaraye kubera urwo rumuri. Ramubwira ngo Paulo untotereza iki, umora iki? Ni ngo iryo jwi ryatumye atuza, nawe baje kubaza ngo urinde mwami. Hari ibintu bitubaho rero, hari ikintu ujya ubona ukabona kiragutunguye, yaba mu nshuti zawe, ukabona ni ikintu gishya utabasha kumva. Tuza wumve icyo Imana ivugana nawe. Icyo ni ikimenyetso kigaragara ko Imana ishaka kuvugana nawe. Mu gihe ucecetse, mu gihe wumiwe, mu gihe ubona ibintu bigushoboye ari ibintu bishya utarimo kubasha kumenya, cyangwa se ari ibintu bitari bisanzwe bikubaho, menya ko Imana ishaka kuvugana nawe. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo utega amatwi wumve ijwi. Ikintu cya karindwi rero kitwereka yuko Imana ishaka kuvugana natwe ni igihe Imana ivugana natwe, cyangwa se ikemeza ibyo yavuganye natwe ikoresheje abantu batuzengurutse, cyangwa se ibintu bituzengurutse. Imana ishobora kuvugana nawe ikoresheje abantu bakuzengurutse, ibintu runaka biri iruhande rwawe bikemeza neza ibijyanye n'ijambo ryayo ko ishaka kuvugana nawe mu buryo bw'ibanga. Imana ishobora gukoresha ababyeyi bawe, Imana ishobora gukoresha inshuti zawe, Imana ishobora gukoresha abo mukorana mu kazi, Imana ishobora gukoresha abo mubana mu rusengero, Imana ishobora gukoresha n'abandi bantu bose, ukabona irimo kuvugana nawe. Icyo yavuganye nawe kera ikagikonfaminga ikoresheje ijambo ryayo, ikoresheje abo bantu, ukamenya yuko rero icyo ari cyo Imana irimo kuvuga. Ukumva wenda ufite nk'ikintu runaka, ariko kuva umuntu aje akubwiye nk'ijambo ryanditse nk'ahantu, aguhumuriza akubwira ngo icyo Imana yavuganye nawe humura izagikora. Icyo gihe Imana birimo gukonfaminga ibyo yakubwiye. Wenda se yaguhaye isezerano ry'uko izakugirira neza, ry'uko izaguha amahoro, ry'uko izaguha umunezero, ry'uko izaguha ubutsinzi. Wajya kumva ukumva n'umuntu akavuga ngo uri umutsinzi kubera yuko Imana izabigwa, Imana yabiguhaye. Uziko Imana yaguhaye umugisha, icyo gihe Imana birimo gukonfirma ibyo yaguhaye, ibyo yakubwiye. Abantu bakuzengurutse, inshuti zawe, abavandimwe, ababyeyi, aho uri hose, Imana ikorera muri abo bantu kugira ngo ivuge
ivugane nawe. Ubwo ni uburyo burindwi bushobora gutuma Imana ivugana nawe. So mu gihe rero ubonye kimwe muri ibi bimenyetso, ugomba guca bugufi, gusenga kandi ugatuza ukumvira ijwi ry'Imana. Mbifurije umunsi mwiza, mbifurije ishya n'ihirwe. Kora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza kandi bugere hose. Impumyi zihumuke, ababana n'ubumuga bwo kutagenda bahaguruke, ndetse n'abafite n'ibibazo bitandukanye mu mutima. Dufatanye gusenga nk'abera bose, dufatanyirize hamwe turwanye Satani nawe azaduhunga. Uwiteka Imana abahereza umugisha kandi mbifurije umunsi mwiza w'ishya n'ihirwe. Mana ndagushimiye, muhaye icyubahiro, urakoze kubw'uyu munsi. Ineza yawe, ubuntu bwawe, amahoro yawe bitubeho, tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo. Amen. Ciao ciao.